Tariki ya 7 Mata 2025 u Rwanda n'isi yose turibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Tuzakomeza kugendera ku ngingo yo kwibuka twiyubaka, tuzakurikirana amateka yacu. Jenoside yakorewe Abatutsi ibaho, urugendo rwo kubaka igihugu, ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda, uruhare rwa buri wese mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside nibyo igaragaramo byose. Hazagaragazwa kandi umwihariko w'umuryango mpuzamahanga wo kutigira ku mateka, bigatuma ibyemezo wiyemeje byo kwigira kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda birimo guca burundu umutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere butubahirizwa. Muri kano kanya mbaye ikaze kuri On Time TV, yo channel yocese muri hirya no hino, yaba mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Hongeye kubagezaho uko kwibuka bizakorwa kuva ku itariki ya 7 Mata kugera ku ya 14 Mata 2025. Ngiye kubagezaho inyoborabikorwa ku kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko tubikesha Minubumwe. Muraza kuma ibitekerezo byanyu munyandikira muri comments, mukande like, mukoresha niwibagirwe no gukora subscribe, aho kana kwa amagambo yanditsemo subscribe ari imbere y'izina On Time TV, akahita hazaho akamenyetso k'inzogera na kugakandaho wibereye mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Nkajya nkohereza ubutumwa bugufi notification, maze ukamenya amakuru n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye tubagezaho. Kwibuka twiyubaka ku nshuro ya 31. Natangiye nkubwira ko ku itariki ya 7 Mata 2025 Rwanda n'isi yose tuzatangira kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Tukazakomeza kugendera ku ngingo yo kwibuka twiyubaka, tukazazirikana amategeko yatumye Jenoside yakorewe Abatutsi ibaho, na amateka mu mbabarire, urugendo rwo kubaka igihugu, ubumwe n'udaheranwa by'Abanyarwanda, uruhare rwa buri wese mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside nibyo igaragaramo byose. Hazagaragazwa umwihariko w'umuryango mpuzamahanga wo kutigira ku mateka, bigatuma ibyemezo wiyemeje byo kwigira kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda birimo guca burundu umutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere butubahirizwa. Icyumweru cy'icyunamo tariki ya 7 Mata 2025 ku rwego rw'igihugu. Icyumweru cy'icyunamo kizatangirizwa ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, ari naho umuhango wo kwibuka uzabera ku rwego rw'igihugu. Hakaba hateganyijwe urugendo rwo kwibuka Walk to Remember, izahagurukira ku nteko ishinga amategeko igasorezwa kuri Beka Arena, ahazabera umugoroba w'ikiriyo. Ibikorwa bizanyuzwa kuri radio na televiziyo by'igihugu. Mu turere, icyumweru cy'icyunamo kizatangirizwa ku rwibutso rw'akarere cyangwa se ku rundi rwibutso ruzagenwa n'akarere. Mu midugudu yose hazaba igikorwa cyo kwibuka kizarangwa no gutanga ikiganiro cyateguwe na Minubumwe no gukurikira ubutumwa bw'umunsi. Kuri uwo munsi kandi ibikorwa byose n'indi mirimo byemerewe gukomeza nyuma y'igikorwa cyo kwibuka. Ibikorwa nk'iby'ubutabazi, farumasi ziri kwizamu, ibitaro n'amavuriro bizakomeza guha serivisi ababigana, kimwe no kujya gufata indege no kuzana abagenzi zizanye. Hoteli zizakomeza guha serivisi abazicumbikamo. Icyumweru cy'icyunamo bwo no kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 13 Mata 2025, kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 12 Mata 2025 hateganyijwe ibikorwa byo kwibuka ahantu hatandukanye mu gihugu ku matariki yemeranyijweho n'inzego zibishinzwe. Mwibutsa ko nuza kugira icyo udasobanukiwe, nyandikire muri comment ngusobanurireho, kandi like ukoresha, niba utarakora subscribe nawe uyikore. Ku itariki ya 10 hateganyijwe ikiganiro kizahabwa abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda. Hateganyijwe n'ibihuza urubyiruko n'ibindi byiciro ku rwego rw'umudugudu. Uretse ikiganiro kizatangwa ku itariki ya 7 Mata 2025 n'abindi biganiro biteganyijwe. Tariki ya 11 Mata 2025 mu mujyi wa Kigali hateganyijwe urugendo rwo kwibuka mu karere ka Kicukiro, ruzatangira kuri IPRC Kicukiro n'umugoroba wo kwibuka uzabera ku rwibutso rw'Inyanza ya Kicukiro. Ibikorwa by'ubucuruzi, siporo z'abantu ku giti cyabo, imyitozo y'amakipe, indi mirimo itunze abantu n'ibyara inyungu bizakomeza gukorwa mu cyumweru cy'icyunamo. Mu cyumweru cy'icyunamo ibendera ry'igihugu rizururutswa rigezweho hagati.
ku bisobanuro birambuye hakurikizwa ibiteganywa n'itegeko nomero 15/2016 ryo ku itariki ya 2 ukwezi kwa 5 2016 rigenga umuhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, imitunganyirize n'imicungire by'inzibutso za jenoside. Ku itariki ya 13 Mata 2025 ni umunsi wo gusoza icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu. Iki gikorwa kizabera ku rwibutso rwa Rebero hazirikanwa abanyepolitiki bishwe bazizwa kurwanya umugambi wa jenoside. Mu turere bazakora ibikorwa byo kwibuka aho biteganyijwe, nta gikorwa cyihariye cyo gusoza icyunamo giteganyijwe ku rwego rw'akarere. Reka mbereke uko gahunda yo kwibuka igakorwa cyangwa se gahunda y'igikorwa cyo kwibuka. Igikorwa cyo kwibuka jenoside ni kirenza amasaha 3. Urugendo rwo guhaguruka no kumenyesha gahunda y'umunota wo kwibuka, isengesho ry'umuntu umwe uhagarariye amadini ku babyifuza n'ijambo ry'ikaze, ikiganiro kijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, indirimbo yo kwibuka cyangwa se umuvugo, uhamya kuri jenoside yakorewe abatutsi, indirimbo yo kwibuka cyangwa se umuvugo, ubutumwa bw'uhagarariye abashyinguye iyo igikorwa cyo kwibuka cyahujwe no gushyingura imibiri y'umwe cyangwa se yabonetse, ubutumwa n'imibiri yimuwe mu mbabarire cyangwa se yabonetse, ubutumwa bw'umuryango ibuka, indirimbo yo kwibuka cyangwa se umuvugo, ubutumwa bw'umushyitsi mukuru. Noneho kwibuka mu nzego zitandukanye ni igikorwa cyo kwibuka mu bigo bya leta, ibyigenga, iby'abikorera na ambasade z'ibindi bihugu mu Rwanda. Bizakorwa ku munsi watoranyijwe hagati ya tariki ya 8 Mata na tariki ya 3 Nyakanga 2025 muri rwego rwishakira utanga ikiganiro ufitemo ubumenyi, yaba umukozi wayo cyangwa se uturutse ahandi akifashisha inyobora kiganiro yatangajwe na Minubumwe. Kwibuka mu mashuri, mu bigo by'amashuri bizategurwa n'ubuyobozi bw'ishuri bushyiraho komite yo gutegura no kuyobora icyo gikorwa. Ibigo by'amashuri bizateganya umunsi wihariye wo kwibuka, gusura inzibutso no guhabwa ikiganiro mu gihe abanyeshuri bazaba bavuye mu biruhuko. Misa n'amateraniro mu gikorwa cyo kwibuka. Misa n'amateraniro nibishyirwa mu gikorwa cyo kwibuka, ariko mu gihe icyo gikorwa cyateguwe n'umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa se ibigo bishamikiye kuri iyi miryango byemewe n'amategeko, hagamijwe kwibuka abayoboke cyangwa se abanyamuryango babo bishwe muri jenoside, bikorwa hakurikijwe imyemerere yabo. Umugoroba w'ikiriyo ubanziriza umunsi wo kwibuka cyangwa se gushyingura imibiri y'abazize jenoside, usozwa bitarenze saa 4 z'ijoro. Urugendo rwo kwibuka bitabangamiye urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Urugendo rwo kwibuka rushobora gukorwa mu gihe rwemejwe n'inzego zibifitiye ububasha. Icyo gihe hirindwa gufunga imihanda, inzira n'ibindi bikorwa, kandi rugakorwa mu ituze. Hari gusigasira amateka. Mu rwego rwo gusigasira amateka, inzego zateguye igikorwa cyo kwibuka zifata mu buryo bw'ikoranabuhanga amajwi n'amashusho by'ubuhamya bwatanzwe. Minubumwe ikagenerwa kopi y'ibyafashwe. Ikoreshwa ry'ibirango. Sura urubuga https://kwibuka kaberamye resources ubona amabwiriza agenga ibikorwa n'ikoreshwa ry'ibirango byo kwibuka. Mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, inzego zose zirasabwa kugabanya ikoreshwa rya banderole banners mu gusakaza ubutumwa, ahubwo hagakoreshwa ibyapa binini, billboard n'insakaza amashusho red screen. Nyuma y'icyumweru cy'icyunamo, ibirango byo kwibuka bizamanurwa bikomeze gukoreshwa gusa igihe hateguwe igikorwa cyihariye cyo kwibuka. Abaturarwanda muri rusange barashishikarizwa kwitabira ibikorwa byo kwibuka no gukurikira ibiganiro bizatangwa ku maradiyo, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga. Twibuke twiyubaka, digitally signed by Minubumwe.
tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu 2025, Dr Bizimana Jean Damascene, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneza Gihugu, ne washyize umukono kuri iri tangazo. Ngaho nguko rero nizere ko mumenye ko gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ipanze. Nk'Abanyarwanda twese muri rusange turashishikarizwa kwitabira ibikorwa byo kwibuka no gukurikira ibiganiro bizatangwa ku maradiyo, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga. Natwe tuzababa hafi, dukomeze kwibuka twiyubaka.